kazima karangura ku isoko no waza ngo byarabuze uno bamuhaye inyanya ebyiri Nzovu karame icyo bitutumba bivugisha bagwa inyanya ebyiri umuntu ushaka zingahe yehoesha ngende sha wagicucu ndisha ubuse hari ikintu igeze nko kuvana mu gitondo navuze ngo isuka yarabuze ukanywe basi waje gukora amafaranga kunywa ibyayi kobe umubyeyi watarakureze ngo ukure utegeze kuzakura ari uko ngiye waje kwa boss wawe ngo kura turabona n'ubundi sanzwe ndi umwana no kubizi ugira ko uzi ko nibifundi bayigabura amafiriti takugengana n'igishwe bema nanjye mugabura bica nishaka merekenya bivuze ngo ni wo umuhahira cyangwa urangenera umunsi wamvanye wacu ugiye kumakaza ugiye ngo nzicwa n'inzara nzovusha kuzajya ukinisha ibyo bintu rero ugasanga rimwe namutahiye ko ariye nakuze amatama yarahombanye ureshya n'igiceri cyabiri umaze kugira nibura ku giceri cy'icumi utanye kumbyimbyaho amazunge nagutimbura kugira ngo unyambure nta nariye nibura nkambura se wuna kwambuye icyo ahubwo okay sava karote waziguza ngahe byatewe n'amafaranga wampaye nwe kuzimaze uzehekenya sinote ijana se kuzimaze uzehekenya ako nzovu urarya ibisigaye none nzovu naguhaye akazi cyane wakampaye niyo wakampaye rwose aha none urangenera njye ukugenera urangenera none kuzihekenya ari mbisi n'iziraza kuzirya cyangwa sinakwatse ngo duteke icyayi mu gitondo kandi ngo isukaye yashize ngo yaranahenze ngo nidashyama uhira imbere niba yarahenze nyine ariko ababosi b'iki gihe muratukana koko biterwa n'umukozi dufite reka ubundi uwabyishe n'uwakundangiyemo umukozi kandi areba uragahira imbere karaho ubundi kera rya ababosi twaga dufite abakozi bazima ko namwiyandika akaba ari umwana wawe none ubusa nakwiyandika ko uri umwana wanjye gute Are you sure, Emmanuel? ni uri umwana ni uri umusaza ni uri umugabo ni uri umusore ni uri umuhungu uragurahira imbere gusanga uri ibuye ry'izuba gusa umuntu akubarira hehe nubwo nabuze byose ni nk'ingati imenye none ingata wibeshya ingata ifata n'ikibindi ntigihirime wowe ntawe uhuriye nayo wagiye kuzana iyo ngata se kaza kabiri ikora ibi ngibi umuntu utaraza ntabwo narya gasha urugero ubwiye n'unshomokaho gutyo nicyo binyereka ko nimba arorowe nimba atorwa mu muhanda nimba ari mu kimote nimba ari mu ifumbire bagukuye nabise njya mbimenya niyo mpamvu nawe urinze ugira iyo myaka nta mugore ugira kaguramo ibirenge wanturiwe ibyo birakureba okay sava reka mubwire rero nge ndategeka ntabwo ngisha inama mfite umushyitsi uyu munsi ni umushyitsi wiyubashye mfite umushyitsi wakwibeshya ukaza kuzana ibyo kumenyera nk'uko ujya umenyera nzovu use kuyukana nkagukanagira amara kagutoroka nta kindi nakora ni umushyitsi wiyubashye nk'uko uranibashye nanjye bivuze ngo ugomba kwitonda uragiuza ariko nguhamagaye witwararika kandi wenda biza amara y'inka yakunda kuba ako gatuzo ro kameze nk'akintu mitaha kure wayo nakinyoni bapfuye nibana yihwanya neza wewe ntuze kuguma kwambara ubusa umushyitsi wanjye maze kuhagera ubundi usanzwe ndesha nk'inyoni ureshya n'inyoni nabwo ifundi yivuge mu izina ubusuri yo ngongo ntirugusumba nyirabarazana ntigusumba Oh my God. kumagenyoro wakumbiye inyoni kandi inyoni zose nzovu uri ifundi nabo kandi yandikiri cyane bivuze kandi ifundi niba igabura amafiriti ntiyakugerengana n'igishwe uzaguma gutyo uzapfura inzovu wakubye akakwita nzovu no guhemukiye niyo kwitambye bakagira inzira menya n'umushyitsi waje jya no kumukingura njye ntango ngiye mukingura abantu uriwe mukingura umubwire ko boss impari kingura se vuba kingura vuba gira vuba vuba Ziba abantu. Chai! Shiri mwiriwe. Karibu. Nzovu. Courage. Ariko rero ubwiza no kuko imisi igenda ishira ugenda ushaho kuba mwiza uzi ko buri habayeho irushanwa ry'abakobwa beza hano mwisi mwijuru ni kuzimu niyo mugore mwiza wabo hari uzi ko nabikira Mariya umurenzeho burangiye mba mubi nk'inzara njyewe bora ntukabona umuntu w'umusore wabaye pasiteri abundi bagwa kuba pasiteri hari imyaka runaka ugezeho abenshi babubatse ngo
ariko njye bagiye kubima bamaze kubona ko mfite umwihariko wanjye nyine. Niyo mpamvu no kurongora narabyitondeye, nzarongora nkuze kandi burya umugore nkawe abaza ubwenge cyane. Ku kiganiro cyaryoshye babona bose atatanye kumenya ubwenge bajya ngo vutse ku bwa Musinga. Oya ntibishoboka. Ntibishoboka urabona ni papa yahiriye mu giti yamanuriwe igihe wasanga itaryoshye. Uzi ndimo kuza nahuye n'umuntu aranteresa muri aka kayira kacu rugura aha. Rero dore ngumbira abantu ukuntu bameze, barakubona bicara bantaramyeho ngo pastor afite umusheri mwiza umva abantu barumiwe shaho. Kwanjerera buje kucyana no byagenze bite? Ninjere sinjere ko zibwejagura mu bihuru, urabona hano ndi mu bihuru. Ninjere itabwejagura bibuza kwitwa injerere. Shiri wabuze ko abakozi bazima. Ega boss, ikiganiro cyayo numvise kiryoshye. Numvise murimo no kuvuga ngo mugiye kuzanyongeza. Kongezwa imihine wanturiwe. Kongezwa kunyongeza amafaranga mvuze ko ugiye kumubitiye. Nde kongeza se byagenze bite? Ega nteka neza. Uteka neza se wabihashye. Nubwo nturi mwiza nguteka neza. Mbona karote yajaze rumabo. Menya kuvuga. Iyi ni imbeberega ntunze. Kamubwira uyu mwana. Menya no kuvuga nabe. Kavogeshe ndoribera nje wanturiwe wamuka. Kamubwira atashiri. Aka gahungu nako akagasaza. Urabona uyu yari yapfuye arazuka. Uri kubyumva? None ngo abo ntibabyara nawe ubwo bimanye bataramubyaye uyu ngo ni inturumbutsi ibereye aho ngaho. None ngo yari imiti. Iyo umuntu apfuye akazukaza mu bazima. None se nyine kujya mu bapfuye. Oya nyine uri umuzimu nuko waje kudutera. You will move out of this house. Ko boss ufite umugore mwiza. Akinyamaturi bigira ubwenge. Sohoka vuba ariko. Ko yango yisiga mayonnaise. Uyu rero bamuhaye imiti y'uburwayi bwo mu mutwe ntiyayimara. Niho gutera ikibazo. Uzo kunyubaho ukabuze nese niko ameze. Nese imbwa wakumva yahebebye cyangwa yakwabira imbwira moka. Inkoko ni karahaguza n'amajanja yayo. Nzovu. Ariko boss reka nkubwire. Nzovu. Umukozi mwiza ubuse iyo ntinjira hano kumucera ugiye gushira kumenya kugabanya gaze. None se nge ni ujye guteka kandi uhari muhemba ngayesha. Niyo mpamvu nanjye nje hano muri salo. Ariko nzovuga kukamenyera kose kagakumya kukamenyera kagasuzugura kibihekane wagakuye hehe. Kibihekane. Ese kera ko twigiye munsi y'igiti. Ubonye umushyitsi yakwicara. Ariko nzovu uri muzima wapfuye wonyoye utari yonyoye itabe byanyize bite. Ariko boss nimba utangiye ibintu byo kuntuka rero. Sinzi. Faye hano. Hano vuba jya vuba. Babuka hano. Kongezwa imigeri. Nyene wihangane. Reka nkubwire. Hani mbabarambye. Ndabyumva. Umukozi ukubahuka gutya. Wabuze abakozi bazima. Reka nanjye birantunguye. Urabona kari akabwa kareshya n'ifuni ihamba imbwa. Ihamba injangwe nako ihamba imbwa. Nawe uramutuka cyane. Nose reka nkubwire. Iyo muririmbiye ararakara. Iyo umututse nibwo yishima. Uriya muhungu nge namugenza. Hasi ubona afite imyaka ingabiri. Ubona Nzova afite imyaka ingabiri. Reba cyagihe. Uzi ko Nzova ikiyoni bavukiye mwe ngo gihumekera kuri bombone. Hani reba cyagihe igihenza bwa mbere. Yego. Yagiye ku madirishya abura amahoro. Ni igisazi nyine. Twaseka gaseka twavuga akavuga. Wabuze umukozi. Akoze ko dushatse no kugira icyo twibwira Nzovu yabivuga buriya. Urana amahereza yayo. None se namwirukana ariko. Shareka mubwira Nzovu nta myaka irasigaje yo kubaho. Reka zapfire kwa pastor wenda Imana yazamujyana mu ijuru. Oya, shiri mukuri kuri. None se basi ndamwirukane. Gera imbabazi. Reka mwirika umukozi muzima none. Nzovu nubwo deranje ntabwo yiba. Base niba tiba Nzovu ntabwo yiba. Muzima mwigisha. Akagisagira nikame kunyara ku buriri. Are you sure, Emmanuel? Uri big material n'ibishuka bagiye akabinaga hanze akabyanika. Nasubwo bibaye ngombwa ukamwirukana hakaza undi mukozi. Yarara mu nkarize. Wanyine byinabitwika ngashaka ibindi. Nimba ntashaka kuzamwirukana. Nzovu ni kuri ameze, Nzovu ni Nzovu nyine ni wese nta kintu burya baguhisha. Ariko arakubahuka nkababara. Ariko nyubahuka bitandukanye n'umukozi nazana kanyima. Oya, hanino. Ayi wasura. Boss, ira moto wawe wangije koko nyijyane kuzuba cyangwa nyireke. Ngo njyane kuzuba cyangwa nyireke. Kandi urabona n'ubundi imvura irashaka kugwa. Ka iratose bye. Wajya ngo warabimenyeho amazi cyangwa hari ukundi wabigenje.